ubizi akarere nkomokamo ni Musanze, ariko imibereho yanjye ikomeje kumbera inshoberamahanga. Si ikibazo n'umuryango wanjye cyangwa ikibazo ni njyewe, ariko nanjye nitekerejeho mbona ndi mu mafuti. Mukurikira iki gice. None reka mubwire ibintu byiza. We mbwira umunsi nzajya nzanga ukanipata pesa kidogo wandike mu kaye. Ujye mu make wandike mu kaye kugeza igihe tuzarangizanya nagenda amahoro yawe. None se byari kimina njyana nawe kimina ni bafatajya kugira ikimina ku buryo uzayiza buri kwezi nkagwa amafaranga nta kibazo waramaze. Byari kimina njyana nawe wowe arayakoreye utikangi bayuzuye wayibone birimo ibintu biba byuzuye. Sini pesa zangu ukuna kula pesa zangu ibumbi 500 baguhaye naye 500 tarimo muri 500. None shako none ndabona warazije butike shako cyewe ndarujuje nyene no jeno ntega gihende umukere naruje shawa abonye kazo wote mimi sinza kuvuga umuryango kuonesha mimi Marwani nani reka ngweke wewe asimoni hapo nina funga oneho tuanze tutapitia wapi funga nyine cyenda funga hiho Petro rumwe sinjo hizi tatu hizi nyine zijyane narundo ubona shara kuya nyine rozije nuko rwose hano yafunguye bedendo. Sasa wacha mimi nikuonesha reka ngenza n'umunyururu ino zose nyugote nkambi niba ngombwa ndana itwika je wari kuzeni yawo Ekosha nyoko yaje. Ako papa wirengagije hano wari wantumye. Ahubwo se byibura wabikoze nishime none umenye ko wabaye umwana muzima. Mvuye kubyirukamo mbonye birangira. Nibyo Ekosha ubu rero kamubwira sibyo ndashaka kubonana na nyoko meze neza. Ariko uzi ukuntu nubwo nyoko yampemukiye urumva ndagira ngo nkubwire ko ndacamukunda pe. Ose urumwerera oya wana ukivanga mu byanjye na nyoko urumva ukivanga mu byanjye na nyoko ahubwo nagira ngo byibura ungurize 200 sibyo mbanze nce ahantu ku buryo nsusurutse umuhogo ikamanuka ahantu hose mbese ku buryo numva imbaduko nk'umuntu w'umugabo. Ndashaka kubonana na nyoko namwiteguye. Ako papa ngiye ngweza amafaranga ugenda usinde uzurwane na mama. Ndwana nawe ndakuyobewe se. Reka nkubaza wibwira ko ukunda nyoko kuruta uko mukunda. Indura yanyu turayizi. Ubundi kunyima amafaranga ntago uzi ko urukwavu iyo rukuze rugo nk'abana. Iyo rukuze bararurya cyangwa bakarugurisha. Nako za papa reka nkubwire nyafite mu rugo tugiye. Ndakubonye ryamazinze. Ushobora kuza ukajya gukemura ikibazo na Murundi. Ureka tunazo. Ushobora kuza ukajya gukemura ikibazo cyane Murundi. Akuse nkubazo usigara mu mutsi w'umudugudu ushinzwe iki mu mudugudu kuryambwa Murundi se aho mba ntahazi. Nizere ko acyumvishe. Ushobora kuza ukajya gukemura ikibazo cyane Murundi. Ese Murundi aho mba ntahazi. Waritse kugora shiri wanjye ariko. Bashake. Okay. Nibanze kubyumvisha. Umva ndyamanzi. Niba wanze kubyumva Murundi agiye kugenda. Nutaza ngo bikemure kazi yawe. Nashaka agenda arampimase. Kazi yako. Ugenda umubwira ngo ushaka umutwara musanga mu biro. Birakureba. Urumva? Nawe rero ibintu byashira. Nzi papa nago bikeneye cyane. Ariko bikeneye. Tugenda ubanza umubyo mu mafaranga. Ase wagiye wumva. Ibintu byashirira Murundi wowe simbi. Yesashimwe rwose madamu Nyamanzinduzi. Ashimwe se yesashimwe. Abantu bari gushira nawe ngo yesashimwe. Ahubwo ndibaza ubuyobozi mwatoye bwagiye. Gute umuyobozi w'umudugudu yifata kirirwa yerera atagumye mu rwango mve ibibazo by'abaturage. Oya burya abayobozi si ngombwa rega. Igihe mufite ibibazo mwajya muza no mu nsengero tukabafasha rwose tukabasengera ibibazo ibyifuzo ibintu byose bikagenda neza. Sengera ritama babamaguye maze ryongerere reshye nirindi. Wabaye iki? Siko wangiritse neza wabaye nabi. Abona amatama yanjye areshye. Yo Imana ikorohereze n'ukuri. Nese byagenze bite? Se Marewa se. Marewa? Ngo Marewa ukuntu yangize. Marewa rwa rugabo runini rwigira urukongomani. Hari urundi runyamafuti dutunga se. Ariko Marewa ni umugome. Usiko Marewa nanjye mu minsi yashize afasha kambesha yarakudishe nawe. Uzi ibintu yankoreye? Nkambesha aramba ngo ngende ngo kirengo umigipira ngo kinini cyane. Unambaye ngo urugofero rw'abastari ngo nindaheza amanu ipantaro ngeze hasi ngo nye gutereta ngo leta banyemera. Umukobwa ahita nyanga
neza biranga. Pasiteri b'iki gihe namwe muri abafeke. Njyewe ndakubwira ukuntu nakubiswe ukuntu mbuze ubuyobozi hayanga amapantaro ngo busitari gucumbagurika. Reka bakumena amajigo ni namwe uvuga nabi. Uvuga nabi cyane. Bamena amajigo. Ese sibyo. Umva ko uvuga. Hego pasiteri. Bamena amajigo. Imana kubabarira ahubwo. Ariko uretse ubundi pasiteri nyabaki uretse amafaranga yacu wirirwa urya uvuye kugurisha agakwavu ngo utanga icya 10 uvuye gucuruza utujumba twe ngo zana amaturo wandere pasiteri nyabaki ariko anje ntiwayaryo ariko ziko na Yesu mu gihe cye yagiye mu rusengero agasanga bahagize ubucuruzi yaniza akabakubita akababwira nabi bira nanjye umutima wanjye mwawugize nk'isoko niyo mpamvu nza mbabwira nabi ariko niyerekwa rero ari indimo mwuka wera bamvugiramo mpamba ashira hanze yewe mwuka wera pasiteri we no ushaka kunkubita sinkubita ahubwo rero wowe kankure ko ugende bakomeza bakomena amajigo niba mara kuyamenagura amaze kuyagira nabi uzaza kumbwira ngo ngusengere butamena ahubwo ngo amena amajigo kamenwa hikamya amabuye asa ko abarira pasiteri kakanya nyesha Apirimusi orinzaga iryoha iyo nkumweye ntujyumo sisoni bamuhima abanyweye kanyangana bareteta polisi bapfumba bamuhima genza kunywa noneho kuko yamaze kumenya ibanga ryo kunywa kandi banantereye intebe yewe ikintu nzakora icyo cyose nzajya nywa byeri nta kibazo najye wayasanga banyiteguye noneho umva none se ariko yazako naje nitabuye ubundi nije kiye kibazo jewe mukanyura buriri muvuga ngo mabukwewe naba cyagiyungu cyawe cyaje cyayibanze kije akoze wafunguye kuna kwitogura kandi umukuneza umuco mubi wo kucika intege ndabizi urimo uracyari wa wundi koko nizo urabona ntarabaye inzobe uracyari umusenzi nasi urabona ntarabaye inzobe noneho ariko urone zuge zirasara kibona umva ngubwirire bitewe no kumaze gukuracisha jama igirayo ariko se nimba nanutse igirayo nakubwiye ko igihe wanyweye inzoga nta munwa wanjye igirayo nimba nanutse tw'ubusirimu nkanayamba nzindutse wari ukabya ubwo ngubwo n'iki njye ni gute nate guhera kare nguza amafaranga 1000 ndabanga nkwitegure ku buryo usanga umuntu ari umunara none uratangiye wagujije amafaranga ikirayo njyabanzindo wagujije amafaranga kugira ngo bamene amatama bande amabinga bayatigise bando warebye uko bangize se ureba amatama yanjye arareshya se ariko umva nkubwire aya matama nayo gusomagura mbese kuyafata nk'icebe ry'inkuka yafata mbese nk'amatabare aho umubwira umuntu wayafashe wayakoze kuko nawe mumenye nahita mpamagara umurozi tuziranye akankopa inkuba nkazajya nyishira buhoro buhoro nkayimukubitisha inkuba imwe sawo imwe ise nenda atari mugenzi wa munyamafuti mugenzi wawe we mumbwire nkwereke ibintu si mare wase ntukuntu yankubise marewa ngere nangana kirizwe ngere mu rugo nsange wasinze marewa ariko marewa aroroshye nubwo namukodeshereza nkuko marewa aroroshye kuko marewa suzi uko afite inda imeze nk'umutiba wuzuyemo inzuki ucyo marewa reka ari filime nabonye ejo bundi bagira bati bakazana bati noneho arangiza akagira gutya yamara we uno baba
koko Akagombo nacungiragaho we mare warakaburya we. ayangane ndyama Oya. Humura. Genda umuntu. Ndumu n'umugabo ndiyahagurutse. Ndiyahagurutse. Ahubwo iby'ingumi n'umugeri birahindutse. Marewa safite uruswa runini. Ngiye kurumenesha icupa. oya ndyama umva ndyama ngwino mu nzu Nge ndamukubita mwe. ndyama waje ukaruhuka ko Marewa reka. mugabo mwiza waje ukaruhuka mwihorere ngwino nkwakira ngwino basi ndyama ngwino uburenze uragiye kuko ndyama nzinda noneho wowe ifate neza mani dushutinge dukora akazi mani hakiri kare. Ako se uzi gukora video wowe? Ntabwo nzi none siriya video yo kwa Ndyama nzindutse sinjye wayikoze. Ko nibonye kandi nari ndi muri buriya bukwe naravuze amazina y'inka. Umva umumura wowe uzibona wowe ahubwo banzu hagarare neza dukore video ubundi dukore umuti. Wanankorera iyo video nanjye nkajye ngaragara ku mateleviziyo nk'abandi ba star. None se editingira muri soft. Nkoresha Pinnacle zinuza z'abantu beditinga barenze iki gihe. Ahubwo noneho egera ako ntacyo nshutinga. Noneho egera ngaho inyuma n'akantu k'abasani kandi ninjye musani wo mwiyikaritse. Noneho kakegeze nkanga inyuma gutya. Gutya. Noneho egera inyuma gatoya. Urumva? Uri tayari? Mbo. Twagiye. Ndagarutse hands in the air. Va mu nzira nkwereke girl. Ndakumena again in again. Nzana higati ni legs in the air. Hano twese nta mikino. Kurikira game turimo. Destrona mapa nitwe dufite mapura bese ndiko ntacyo. Ariko se mwoca bana. Uja marika alkoshezi wewe filime hewe kwanza. Mwarankorera indirimbo nyine. Mimi tunajua hakuna kitu. Naso uturutse. Nta kintu uzinda kuzi. Wose urabizi ngo ngino bikora. Wowe ngo shooting indirimbo. Nuyu ukora indirimbo z'abasani. Unakora indirimbo utampamagaye. Mimi Malewa. Naso Kutoka Kinshasa. Ukora iki nyine? Ngende umubyinnyi kabo ari we. Niko nacheza na Kofi. Okay na hari bingu ukora mu ndirimbo yanjye reka turebe ko atari bumbeshye. Ukora indirimbo yanjye ndaguha amafaranga. Ngapi sasa? Yaga nawe shaka amafaranga njye. Ndagukubita ibihumbi 3. Mama nimwe ni indirimbo urakora mu ndirimbo imwe. Nafanya tu rumoya lakini. Urakora oya ni indirimbo imwe nituyiraza. Basi nipatie hata 5 bare bana 1500 mimi nikora hata samaki nyumbani bana. Nje naga samaki haki hapa. Ninjo mchezaji abantu bazakona kuri televiziyo reka ngo ibihumbi 4. Reka ngo ibihumbi 4 dukora. 4000. Bine. Indirimbo irangire n'izindi nzajya mwibira. Twagiye. Ndagarutse hands in the air. Va mu nzira nkwereke girl. Ndakumena again in again. Nunze nahigati ni legs in the air. Hano twese nta mikino. Kurikira game turimo. Destrona hante nitwe dufite mapura bese ndeko ntacyo uri cyo. Stop. Mario bite kurukuza muri kamera cyane. Uri gukingiriza umuhanzi. Singe nyine uri kugaragaza muri video yose. None se wowe wagakwiye kubyinira inyuma umuhanzi akaza imbere. Iyo iri kujya hariya nta kibazo. Video se ntabwo igaragaza nko nacheza sana Maria bakazama ile ndimo kwa dini. Oh sawa. Tumarisane hapa hapa. Mama mafaranga yanjye. Reka indirimbo irangire. Reka indirimbo ese twavuganye indirimbo yose. Bakoze incyokere nzanye n'impumu. Reka tuvuge kubera gukoresha imbaraga. Reka nkubwire. Reka indirimbo irangire ibihumbi 4 twavuganye ndetse. Zira pazo se nkubise n'amafaranga. Nasaba iyi ngiye gutya. Iyo ngini 2000. Arafu iyi ngiye gutya. Twavuganye ibihumbi 4. Na oh ya na hapana ngenda bigwa reka tubanze tumvikane indirimbo ndabimwa ibihumbi 4 museta gushwana mimi sitaki mama mafaranga yanjye nkore Mariwana hapana reka nze tuve kuri kamera nkwishyure reka indirimbo irangire reka indirimbo irangire ngenda producer kama ni producer wewe nipate pesa wowe biretse indirimbo irangire nabizicuya si wifashe nyine twabifashe ariko wari ukuza imbere y'umuhanzi we ibyo ntabwo mwatwabivuganye nipate pesa bino uzashiramo ngenda yamuhaye ni twavuganye wese kubari ndwa oya rekomeza dukomeze nta nubwo tudense turabaye bireka indirimbo bazirangire tuzakweditinga abantu sindanganye leta pesa dukomeze nipa amafaranga ndayaguha nipate sahi aya ibihumbi 4 twavuga mumaye make mbenye ibito ko nagaragara mumaye make y'abantu tukarangiza indirimbo we director oya kanze ngwe ndatwara no kamera none uratwara kamera se ubwo ngiye nsigare nkoresha iki ahubwo wore kanze nkubwire umva nkubwire ngakala ibwinge amigenda kuna tata mama yangu. Yuni ni jamaa au ni nani?
Uyu ni murozi sasa huyu. Ni mirozi wanzani hano. Wallahi. Hii ni haramu kunyumba yangu. Pombe. Kana agasuzugura haki ya Mungu. Njama. Kunyumba kwangu na pombe. Mimi Muislamu, malewa. Elewatan. Unaleta pombe. Njama. Njama. Sasa nikuoneshe mjinga huyu. Wewe njama mjinga. twagarutse hands in the air bamunzira nkwereke game ndakumena again in the gate nza higa tini galaxy the air hano twese nta mikino kurikira game turimo 911 Nagurara